Yes, reka nongere mbifuriza ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko abantu mwese muri mu nkuta enye hongeyeho umujyi wa Kigali mumeze neza. Rero reka mpite mbaha ikaze ahereze ikaze mu kiganiro cy'imikino, ikiganiro twise Sport Bible. Hanyuma mwaze kubyumva neza, nge nitwa Jazo Christian. Ni ikiganiro tugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, aho tugenda turebera hamwe makuru abagezweho birumvikana. Tugenda twungurana ibitekerezo, tuganira n'abantu bagiye batandukanye, hako muri telefone ndetse no mu butumwa bugufi. Ibyo byose turabikoresha. Umunyarwanda yaravuze ati nta muntu wigira, ariko nanone unaravuga ati umugabo arimenya. Turaza kubihuza na operasiyo baranshutse, hanyuma atuze kuyiganiraho neza cyane mu gihe gito dufite, kugira ngo tuze kumenya ikibazo duhereye mu mizi muri ekipe ya Rayon Sport kimeze gite. Ese biteye bite? Byose birumvikana, atuba tugomba kugenda atubinyuramo gake gake. Ni Rayon Sport niyo turaza kwibandaho kino kiganiro, ariko kandi tuza no kugira abatumirwa bagiye batandukanye. Nibiza kudukundira turaza kubakira hano muri studio, hanyuma bagende nabo badufasha kuzesengura neza iyo operasiyo baranshutse muri Rayon Sport. Yes, rero reka mpite nihuta cyane ngenda mbahuza n'abatumirwa, ariko mbere gatoya yo twakira, mbere ko twakira abatumirwa bagiye batandukanye, reka dutangire twinjira neza muri operasiyo baranshutse muri Rayon Sport. Ashobora kuba ari kwibaza ngo imeze bite, ariko hari abantu bari kumbwira ngo ntabwo nabasuhuje. Jean Claude ndakubona kabisa Nyamirambo, ati nitwa Clementina uwa Maria, ati ndi hano Nyagatare nanjye, ati mukomeze kabisa muri iyo operasiyo twumve uko imeze. Nta kibazo bagezaho rwose. Ati nitwa Nosifole nkunda Uzanye, ati ese buriya koko ikipe ya Rayon Sport yacu ko tubona isenyutse turajya he? Murajya he? Ahangane cyane kabisa, ahangane mwihangana, ariko buriya ntabwo biba byoroshye habe na gatoya. Icyo twavuga nuko ibintu biraza gukemuka mu minsi mike, binoza kugenda neza muri Rayon Sport, nubwo amaperasiyo agiye atandukanye kugenda avugwa, ariko mwategereza umusaruro mwiza umwaka utaha. Iki biri kuvugirwamo. Birumvikana rero ni byinshi cyane, ibitekerezo byo ni byinshi cyane rwose, cyane. Kadenesi ndabona nawe yahageze, ati kabisa turabemera cyane abahungu. Ndi njyenyine uyu munsi muri studio, sorry. Ndi njyenyine kabisa, munyihanganira, ariko ntago biraza gutuma ntabagezaho operasiyo baranshutse. Ni Marita yari murabizi neza, ntabwo rero nabatinguha habe na gato. Kwambye ibyuma rero dufite Jules Munyantore kabisa, niwe turi kumwe kubanga bw'ibyuma engineer. Niwe buramwumva uri kugenda afasha abantu kugenda bumva neza rino jwi tuba turi gukoresha, ndetse munumva neza cyane kabisa iyi YouTube channel. Ariko ngara soro mutuko wa muntu we kore subscribe, kandi ibintu bigende fresh, ibintu bibe wanine. Ngane wa muhungu bamwita inyogo ye. Yes, ushobora rero uri kwibaza ngo operasiyo baranshutse iteye ite cyangwa se imeze ite. Ekipe ya Rayon Sport nyuma yaho yanganyije n'ikipe ya Musanze Football Club mukino
umukino w'igikombe cy'amahoro, umukino ubanza wa kimwe cy'umunani kirangiza. Hari byinshi byatangiye guhita bitutumba haba kuri perezida ndetse no kuba toza b'ekipe n'abakinnyi. Gusa nyine ubona ko perezida atabyivanzemo cyane, ariko ni ibintu bitoroshye bene gatoya. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport mu butumwa bukomeye cyane ndi gukurura nkuye hano, nuko avuga ati ekipe ya Rayon Sport njyewe njya kuyizamo n'agahinda kenshi, naje nzi ko ari ekipe y'ubukombe, nje gutoza ekipe y'ubukombe, kandi koko Rayon Sport buriya iyo ugiye kwishakira uzagenda usacinga muri Google wandikemo Rayon Sport, bakwereka ya mateka yatari gusa yerekanye ekipe ageze mu matsinda, ekipe yakiniye ibi n'ibi bla bla bla, ukora nyine ekipe A1 hafi no ku rwego rwo twatwara Champions League ya Africa. Uko nyine ifite structure, ifite legacy nziza n'ibyo pe, uko nyine yaragikoze, ariko bitandukanye n'ubu ngo paksaho. Rero umutoza w'ikipe ya Rayon Sport uyu ukiri mushya muri ekipe, hari byinshi atarakamenya muri ekipe ya Rayon Sport, agenda amenya hanyuma agatenda amena umuceri. Operasiyo baranshutse muri Rayon Sport. Paksaho we yaravuze ati naje nzi neza ko ikipe ya Rayon Sport ari ekipe iri hejuru kuri buri kimwe cyose, tuvuge ku buryo bwa finance, tuvuge ku buryo bw'abakinnyi no ku bafana. Atariko ikintu nasanze ahangaha cyonyine ifite ni abafana. Ikintu mbona ifite hano ni abafana. Yabivuze bikomoje ku kirero. Mu by'ukuri ukurikiye saga imaze iminsi ivuga mu itangazamakuru, nta radiyo, nta televiziyo, nta gitangazamakuru kitavuga kuri Rayon Sport, cyaba cyandika cyangwa se ikivuga. Abishatse kuvuga iki? Ntabwo bimeze neza. Niba ekipe ibonwaho inkuru buri munsi, wajya gusesengura inkuru yabonwe muri iyo ekipe ugasanga ni negative. Mutama ejo bundi habaye isaga, baravuga bati perezida w'ikipe yatumye abafana runaka, umubare w'abafana runaka, arabicaza mbere ya match ikipe ya Kiyovu Sport, arababwira ati mutsindwe muri serie. Nabyumva neza ibyo bintu, ati mutsindwe muri serie. Savendike twamaze kubona ko turatsindwa, ahubwo ntiduteze akavuyo. Ibyo bintu byaravuze mu itangazamakuru cyane, wajya no kureba ko ugasanga mutsindwa muri serie. Comme le président, on a dit que mutsindwe muri serie. On the whole, ni ibintu bibabaje cyane. None kwibwira umufana wibabariye, ukeneye rezilita, ushatse igihumbi cyo kugira ngo muri stade, ni ikibazo gikomeye cyane. Rayon Sport ntahandi hanikura amafaranga. Niyo mpamvu uzasanga tuzegeranye n'izi ikipe za Musanze, za Gicumbi, za Kiza, kuko ni ikipe nyine yo ntabwo itunzwe n'amafaranga aturuka muri national. Hanyuma iyo operasiyo baranshutse rero tuyigarukeho neza. Mu by'ukuri umutoza ngo yaje hari abakinnyi azi neza muri ekipe ya Rayon Sport ko ari bihangaje. Haje agatokeye umukino wa mbere ntabwo bigenze neza, wa kabiri ntibigenze neza, wa gatatu nta kibazo, baracyamenyera imitoreze yake. Ariko rero ntageze naho avuga ati naratuje, ni nka rwose ntako ntagize. Ni nka rwose ntako ntagize. Murabyuka neza ko akimana gutsindwa n'ikipe ya Kiyovu Sport avuga ati iyi ni ekipe nziza hano mu Rwanda inakuye n'igikombe. Umva umutoza atangiye kuvuga gutyo, nta kindi kiba gisigaye. Mwamaze kumva ko nta kizere bafite nabo ubwabo, ntabwo biteguye nyine kwitwara neza. Byumva neza.
akavuga bati ntabwo bimeze neza, bivuze ngo uretse kwihagararaho Rayon Sports yakabaye rwose yaravuze ati nyamara byararangiye dukarabe, ariko nyine igomba kurangiza amarushanwa yatangiye. Ubwo rero umutoza murabyibuka neza, hari inama yabaye mbere, hari inama yabaye nko mu byumweru 3 bishize, inama yahuje perezida wa kipe ya Rayon Sports, ihuza abahagarariye abafana bake niba mbyibuka neza, ihuza na kapitene Muhire Kevin nk'uhagarariye abakinnyi. Bimwe mu byaganiriweho byari ukurebarira hamwe ese Rayon Sports irabura iki, umusaruro umeze ute. Bimwe mu bibazo basanze ikipe ya Rayon Sports ifite, ikintu cya mbere kirimo ni motivation, ni agahimbazamusyi. Ese turahabwa iki? Biragoye cyane uyu munsi kumbwira ngo Paris Saint-Germain uzakinisha Kylian Mbappé utamugaburiye, uzamune muzirambaraga mu kibuga, jamais du tout. Ntabwo mvuze ngo Rayon Sports ntabwo bagabura, ahubwo ndavuze nti ese Rayon Sports agahimbazamusyi mutanga, prime mutanga, iri ku rwego rwa ekipe yanyu mwakabaye mutanga? Iki kintu kakibazaho. Rayon Sports ifite urwego iriho no gutanga 25 avec le prime, comme le prime plutôt, ikibazo. So baravuze bati uretse iki kibazo cya prime, Muhire Kevin yaravuze ati n'abakinnyi mwatuzaniye ubwabo bari hasi, ntimudatanga prime se ubundi mafaranga yo kugura umukinnyi ukomeye azava, nibyo mwazanye abanyamahanga. Ariko se umunyamahanga mwazanye ni mwiza pa raporo yandi hano mu Rwanda, ni mwiza pa raporo yandi? Icyo kintu mucyumve neza. Uyu munsi Rayon Sports ifite abanyamahanga, nibyo ifite Dinjeke, ifite Seno n'abandi, ariko se quelle la différence entre les compétiteurs, quelle la différence entre les compétiteurs? Itandukaniro rihe n'abandi bakinnyi bahanganye hano muri shampiyona. Kiyovu Sport ifite abarundi ubona ko rwose batanga différence, ubona ko ari abakinnyi nyine bafatika. So mureke kuvuga ati nibyo mwatwongeramo abakinnyi, ariko rwose nta kintu badufasha pe, nta kintu cyahatari badufasha, ni ibintu biri aho ngaho. Bivuze ngo ni ngaho ntabo mwazanye, ni nka ariko yavuze ibyo. Rero tubihuza n'ibyo Pakiso yese atangaza. Pakiso yaravuze ati njye mu by'ukuri hari abakinnyi mfite batajya bumva ibyo natoje. Ati cyakoze nk'uwitwa Kwizera Pierre ni umwe mu bakinnyi bumva neza ibyo nategetse mu myitozo, bakabikurikiza kandi bitanga umusaruro. Akavuga ati hari abakinnyi b'imyitozo, Sekamana Maxime mu myitozo agacenga n'ibyatsi, aba yabamaza bakoropa bashira hari agenda azengurutse abantu abubikiranye, ariko iyo muhaye amahirwe il n'y a pas le résultat toujours. Comment? Ati none se ubwo koko ukabona ko nyine asa naho rwose nawe ubwe ikipe ya Rayon Sports imaze kumurenga nubwo atarayimaramo igihe kinini, ukabona ko rwose birakomeye cyane. Ubwo rero ibi ngibi ni nabyo byavuye kuri operasiyo baranshutse. Onana Willy Esombe avuye mu mvune, ariko ngo ntabwo ari kumukumvika. Agendeye ku bitego yahushije ejo, ibitego yahushije kirari kibi yamusanze, avuga ati rwose uyu Onana bambwiye ko ari umuruta, ari twayizamu mudahusha w'igikonyozi w'igikoko rutayizamu uyu umwe mu bicyaro, yakoze katangiye guhusha ibitego. Naho ngo operasiyo baranshutse yaturutse, njye nzi ko umukinnyi ameze gutya, kandi koko nibyo buri mutoza agiye kuza abanza kwiga ikipe akabaza amakuru bakayamuhereza. Arongera kumuza kuri Kwizera Olivier avuga ati Kwizera Olivier naje bambwira ko ari umuzamu w'ikipe y'igihugu national, nta kintu cye ndabona.
nabyo yavuze aravuga ati hano umuntu utazangaragariza karite ze za nyazo nashaka azasohoka muri Rayon Sport. Nta kindi yashatse kuvuga nicyo ngicyo. Udushaka kugaragaza karite ze za nyazo ngo azinyereke muri Rayon Sport. Icyo bivuze nuko adashaka gukina ikipe ya Rayon Sport. Umutoza akavuga ati baranshutse. Hari ibindi bintu bitatu tugiye kugarukaho. Ibindi bintu bitatu byabaranshutse. Reka tubanze dufate ku mazi gatoya amasegonda 30 tuze tubinyuramo gake gake. Ubwo rero dukomeje na operation baranshutse birumvikana. Tugenda twisesengura neza cyane kabisa, ngenda mpomeza kugenda nshimira abantu mwese kabisa mwamaze gukora subscribe kugira ngo mujye mumenya amakuru y'imikino by'umwihariko abantu bakunda amakipe y'abana mu Rwanda nk'ikipe ya Rayon Sport. Muzajya mukomeza kugenda mwumva updates zigiye zitandukanye, muzajya mugenda mwumva updates umunota ku munota, amakuru agezweho yari yose kabisa twebwe tugenda atuyakugezaho yose nta kibazo dufite, tugenda atwungurana ibitekerezo, dusangira ibitekerezo n'inyunganizi ku mpande zose. Ubwo rero Rayon Sport kugeza ubu ngubu rwose ntabwo imeze neza. Operation ati baranshutse rwose. Umutoza avuga ko ajya kuza mu Rwanda uburyo yarazi ikipe ya Rayon Sport n'uburyo yayisanze, il y a le différence, comme le différence. Harimo itandukaniro nk'itandukaniro. Abyumva neza? Itandukaniro nk'itandukaniro. Bishatse kuvuga iki? We kubwe igipapuro yaje afite kivuga Rayon Sport gitandukanye n'igipapuro yasanze kuri tele. Bitandukanye n'igipapuro yasanze kuri tele, ibyo bavuze nyine bitandukanye n'ibyo abonye hageze ahangaha. Ni Rayon Sport yasanze ifite ibibazo byo gukemura kugira ngo ibashe kuba yatekereza ku bindi bintu. Rayon Sport ntabwo ifite abakinnyi babi nubwo atena beza ugereranyije n'abahari, ariko nta bakinnyi wategura. Jean Fideli ahantu yatenguhiye abantu yaravuze ngo bari gutegura ngo ibintu ngo by'ahazaza. Urategura ibintu by'ahazaza ufite abakinnyi bafite imyaka 30 gusa se? Ubitegura ute? Par exemple, kipe apije kuvuga ndi gutegura iby'ahazaza kuko harimo abana bakiri bato bani setting wa mugunga. Sawa ati après 3 ans nzaba ndi gushaka resultat nziza, ubu ndimo ndubaka. Bose uri marine se? Rayon Sport ntago ari academy, ni equipe nkuru. Ntabwo wambwira ngo uri kubaka ufite abakinnyi nka ba Dinjeke bashaje, uri kubakira kuri ndese. Kipe afite Makenzi, afite Dinjeke, afite Hamana ose. Ugasanga ikipe n'ubundi y'ubwayo irashaje, urubakira kuri inde. Sanga ni ikibazo. So, ubwo rero bakavuga bati iyi Rayon Sport ndacyakeneye byinshi cyane. Cyakeneye byinshi, nahoze mbona rwose abantu bavuga bati nahoze mbona abafana bise totomba ati perezida niyegure, ariko ugiye kubyanaliza neza bibaza ku cy'umufana we yitero bati perezida niyegure, nuko ntaga mukonvenka. Hari abaperezida bagize beza
ntituzi ngo amafaranga bayakuye he, ariko wasanga ari mu buvunyi uvuga ati ngewe ndafata umukinnyi muhe prime yanjye, ndafata umukinnyi mutunge atahe iwanjye arya iwanjye kandi akomeza abeho neza, ekipe iboneze resultat. Rayon Sport égale resultat. Kukumva ku mukunzi wa Rayon Sport nuko ufite resultat quand même, ibindi byose burya biba byamaze gupfa, ariko mwereke resultat. Uyu munsi nunganye na Musanze ntacyo kwanganyije, ese umukino wo kwishyura n'utawutsinda bizagenda bite? Ariko n'utsinda ugakomeza uzaba ukonvense. Umunsi Rayon Sport ahandi hantu itegereje ni igikombe cy'amahoro, iramutse kivuyemo rero noneho ibintu byakomera cyane. Ubwo rero operation baranshutse, washaka ntiyayisoreza ahangaha se. Operation baranshutse ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye rwose, ntabwo byoroshye. Gusa nyine ubona ko atari ibintu nyine byoroshye kabisa, ibintu bisa naho biteye impungenge nyinshi. Kunze w'ikipe ya Rayon Sport usanga rwose ubona ko rwose batishimye. Wenda reka tumara amasegonda 30 tuze twamamaze, hanyuma tugaruke turebera hamwe ibindi bigiye bikomeje kugenda bivuga hano mu Rwanda ndetse muri Rayon Sport. Hari n'inkuru ikomeye cyane tujya kubagezaho muri Rayon Sport, nayo ndaje tuyigarukeho mu kanya. Ni nkuru yo navuga ko turaje tugarukeho. Ibitekerezo byanyu byo nakomeza kugenda mbibona neza, ubona ko rwose abakunzi bacu benshi cyane baba bahabaye kabisa, bavuga bati mukomeze mudusunikire, turi kumwe 5 kuri 5. Ubwo rero natwe nyine tuba dukurikirana ibitekerezo byabo, ni byinshi cyane pe, ibitekerezo byo ni byinshi cyane. Ni byinshi ariko nyine tugomba kugenda tubinyuzamo amaso gake gake kugira ngo nyine tubashe kugenda twungurana ibitekerezo tunabisoma. Ati nitwa Mudaheranwa Rediamutus, ati ibyo ngibyo byo kuvuga ngo Rayon Sport asanze ari Rayon Sport itandukanye n'iyo yarazi, ntabwo yakabigize urwitwazo. Ati kubera ko nyine bamuzanye nk'umutoza kugira ngo atoze, ntago bamuzanye nyine kugira ngo akomeze ibyo atwagezeho, ahubwo dutegereje ko agira nawe ibyo agaragaza. Ubwo rero ni igitekerezo cye, birumvikana ugomba akubaha, igitekerezo cyo ugomba kubaha birumvikana, kugira ngo bigende neza cyane, ugomba kugenda wubaha igitekerezo cy'umuntu. Ubwo rero ngira ngo ibitekerezo byose mbona biri kugenda bidusubira mu gake gake, ibitekerezo byo bishaka gusimbuka, ariko ubwo umuntu aba agomba kugerageza, nyine agomba kugerageza akareba ko ibintu byavamo. Rero muri Rayon Sport ikintu kirimo nuko ni ekipe ifite gahunda yo kuzana abakinnyi bagiye batandukanye umwaka utaha. Nahoze mbona rwose ngo witwa Kamara ashobora kugaruka, ariko amakuru hariho umuntu witwa Nyenyeri Bari, Yaya Nyenyeri Bari, Yazanye Bari. Amakuru ahari nuko rwose ngo ari mu biganiro n'ekipe ya Rayon Sport ndetse bigeze kure, aho bivuga ko uyu nguyu rwose kugeza ubu ngubu n'ubwo ari kwifuzwa n'amakipe atandukanye nka Vipers. Amakuru ari ngo nuko amakipe nka Vipers ari kumushakisha cyane, yakani hasi hejuru avuga ati tugomba kumutwara, ariko ikintu gihari nuko ekipe ya Rayon Sport nyine ifite gahunda yo kugura abakinnyi batandukanye. Nahoze mbona hari abafana bari kubimbaza, baravuga ati ese Nyenyeri Bari buriya yaba ari umukinnyi wo kuza kudufasha kuzatwara igikombe cya shampiyona, ariko ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi
avuga ko ufite karite nziza zo gutsinda aramutse aje muri Rayon Sport idafite ibibazo bakabashakiraho n'uyu Kamara nabonye nabo batangiye gutekerezaho ngira ngo muramwibuka cyane muri 2019 muri equipe ya Rayon Sport na Jimmy Mulisa n'abakinyi n'umukinyi wigaragaje cyane bakavuga bati rero nawe aramutse aje ntabwo byaba ari ibintu bibi ariko ikibazo kikaza kimeze gutyo ese Rayon Sport ifite ubushobozi bwo gusinyisha abakinyi ese Rayon Sport ifite amafaranga tubivuge gutyo kuko gutekereza umukinnyi ni kimwe noneho no kuba byarangira umusinyishije ni ikindi nibyo Rayon Sport equipe y'ubukombe equipe ikomeye equipe ihangana equipe izwi ariko ntabwo umukinnyi azayizamo burya nta gafaranga urumva ibintu byose burya arakora nibyo ariko arakora nawe ukamuhemba sobanura ukavuga bati se Rayon Sport amafaranga izayabona amakuru mfite ngo nuko ari fan club zigomba kwikusanya zigatanga amafaranga ndetse umuterankunga wa mukore we Skol we rwose hari amafaranga ari sheke yamaze kwemera ariko nyine iyo sheke nayo igashingira kuri projet equipe ya Rayon Sport izabifite mufite projet imeze ite projet mufite irafatika ni projet zatuma tubona amanota 3 tugatwara igikombe na YouTube namwe turi live kabisa tugenda tuganira tugenda turebera hamwe ese twaba atugiye kuba twaganira kuki cyangwa se mwaba mufite ibihe bitekerezo ndetse n'inyunganizi muri rusange muri kiganiro ni Sports Bible ganiro gica kuri YouTube channel ya Vop Media TV ndetse na The Sports Bible 5/5 njyewe ndiko Jazo nakubwiye ko ndaza kugezaho kimwe icyari cyo cyose uraza kubukeneye muri kino kiganiro ubwo rero reka mpite mbahereza ikaza nihuse cyane kugira ngo itagira ikiza kugucika abakinnyi batatu ushobora kuri kwibaza ngo ni bande binjiyemo se bigenze bite cyangwa se iyi operation imeze ite muri rusange ubundi niki kibaye kugira ngo Rayon Sport ibashe kuba yakwigaragaza muri ubu buryo cyangwa se ibashe kuba yakwikana bano bakinnyi bagera kuri batatu ingiye rero twayise operation nibwo twaza twayise operation nibwo twaza rwose nahoze mbona abantu benshi bagenda bayikomantaho byinshi bigiye bitandukanye ariko nyine impamvu twahisemo gutyo muraza kuyumva by'ukuri equipe ya Rayon Sport imaze igihe kingana n'imyaka tuvuga ebyiri imyaka 2 ishize equipe ya Rayon Sport rwose ubona ko ari equipe itigaragaza neza cyane ku isoko ry'igura n'igurisha ubona ko rwose ibintu bitameze neza abantu bakavuga bati rero equipe ya Rayon Sport iramutse yewukanye bano bakinnyi bagera kuri batatu ndetse n'abana batera nkunga kabisa bakomeza gukorana n'iyi yabaye Cosco ikosora ingingo yo kuvuga nibwo twaza ntabwo yaba ari ugupfa kuvuga gusa ubwo rero turaza gukoresha uburyo bwari bwo bwose tuvuga n'umuvugizi wa equipe ya Rayon Sport nitwa Jean Paul hanyuma aze kutubwira koko niba ari bwo baza cyangwa se bari kumwe batubeshya ubwo ku murongo telefone mu gihe gutegereza Jean Paul reka natwe tudushyizemo kano kazi kigenda kumva neza cyane hanyuma twakire Jean Paul ku murongo telefone mu kanya gato yagenda adusobanurira uko bimeze muri rusange ubwo ko murongo wa telefone badufasha kabisa batuzamurire nkunziza Jean Paul umuvugizi equipe ya Rayon Sport atubwire ese ibyo koko equipe ya Rayon Sport nibwo mwaza
nahoze mbona kabisa abafana b'ekipe Yazanye Mirambo basizoye avuga bati ibyo mwigize ama ekipe nka za APR, amakipe nka za Kigali, amakipe nka za Police, izindi zigiye zitandukanye nka Mukura, ikipe nka Kiyovu ishobora gutwara igikombe cy'uyu mwaka. Nubwo nabonye Kenisi yavuze ati kugira ngo ikipe ya Kiyovu Sport itware kino gikombe intsinze ku munsi wo kwa kabiri. Ati ahubwo nava muri shampiyona. Kenisi rwose aravuga ati Kiyovu Sport ramaze itwaye kino gikombe ba inteye igikomeye cyane. Ariko nyine nawe afite impamvu abivuga kubera ko aramutse atsinzwe mu mukino amahirwe menshi no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Abantu bakavuga bati nawe agamukanira uyu mukino kugira ngo azare ko yawutsinda arebe ko yakwegukana amanota 3 muri irusanga. Nkuru nziza Jean Paul ku murongo wa telefone arimo aranyereka ko yahageze, ariko ikibazo gihari ijwi rya Jean Paul ko ritazamuka bimeze bite DJ Theo? DJ Theo akazi karamunaniye. Zamura ijwi rya Jean Paul kabisa, ndabona atari kubikora neza cyane. Jean Paul. Api. Allo, nkuru nziza Jean Paul uratwumva? Jean Paul. Allo Jean Paul. Nkuru nziza Jean Paul uratwumva neza? Api kabisa, sinzi ikibazo gihari. Gerageze barebe ko bamudufatishiriza kabisa. Nkuru nziza Jean Paul tugerageze kuvugana nawe kabisa, tubwire si operation nibwo twaza yabimeze ite, kuki biri kuvuga gutya, ese nibwo mwaza koko? Nubwo sinzi ikibazo gihari, ni ikirere niki. Jean Paul ku murongo wa telefone turagufite, uratwumva neza? Ekada. Sinzi ikibazo gihari kabisa. Abana rwose byanze. Ndabona Jugira aranyandikira ati ariko so Jean Paul urukumva ashaka gufata, yafashe telefone ko ndagashaka kuvuga. Ntago twabimushinja, ahubwo ikibazo burane iki kirere tu. Iki kirere bakomeza kugerageza turebe nibyanga turakomeza twanzike dusesengura ibyacu, kandi bifite aho bihuriye n'ukuri, niko tubigira ngo tubereze version noneho mwiyumviye neza. Naho ubundi amakuru yo tuyafite yose iyo operation nibwo twaza ubundi kubera iki yiswe gutya. Operation nibwo twaza rwose, biraza kurangira nta muntu wo muri Rayon Sport tuvugishije. Ndabona rwose hari ikibazo gikomeye cyane, telefone ntabwo ziri kudukundira, ariko biroroshye cyane, biroroshye. Agira ngo uyu munsi ku isaha y'3:30 hariya ku Kimihurura nibwo hateranye inama ikomeye cyane, inama yahuje abayobozi bagiye batandukanye bakipi Rayon Sport ndetse n'abayobozi b'abagabo bayoboye amakampani akomeye hano mu Rwanda, ni Fahoza Bet, ni Squad ndetse na Airtel. Angaha rero ni inama ikomeye cyane kabisa, inama igiteganya baye ku isaha y'3:30 rero bagenda baganira byinshi bigiye bitandukanye. Kimwe mu bintu twamenye nuko abagabo bazanye ikintu cyitwa ipinda muri Rayon Sport. Iyo nama igiteganya kabisa, ubwo yarimo uhagarariye Skol, birumvikana arimo uhagarariye Airtel ndetse n'uhagarariye Forza Betting. Bose rero ubona ko bari bahabaye neza, ngo ku mafoto turagerageza kugenda tubibereka. Ngo DJ Theo agerageza dufashe kabisa arebe ko byakunda, gerageze arebe ko twabona uburyo tubereka amafoto kuko telefone yo yanze, ariko agerageza turebe ko twabikemura neza, ko byakunda kabisa. Ko byakunda ko ibindi byose kabisa byo byatunganya, ariko amajwi byanze. Amajwi DJ Theo arimo arambwira ngo kabisa gishobora kuba ari ikibazo cy'ikirerwa, nta kundi rero reka twanzike ibyacu.
icyavuye muri iyi nama ni iki cyangwa se inama rigamije iki ni operation twise operation nibwo twaza mu by'ukuri ni inama yahuje abayobozi batatu bahagarariye amakampani ako nk'uko nabivuze inama yari irimo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel inama ahanini ikintu cyari kigamijwe ni ugushakira inyungu ekipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kuyubaka neza kurusha uko imeze ubu ngubu nitubivuga gutyo muze kubyumva neza bareshu mu by'ukuri Rayon Sport mu myaka ibiri ishize ni ekipe ubona ko ititwaye neza ni ekipe ubona ko niyo mvuze ngo ntabwo yitwaye neza nuko twatwaye igikombe buriya ekipe nka Rayon Sport idatwaye igikombe ni nkaho butaritwaye neza umwanya wose wabona nibura udatwaye agakombe hano mu Rwanda rwose nta kintu uba wagaragariza abakunzi b'iyi ekipe ubwo rero ko twavuga ko ekipe ya Rayon Sport itameze neza muri iyi minsi ntabwo yaba abeshye cyane ko kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ku mwanya wa gatanu ifite amanota 35 ikamishwa n'ikipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa mbere amanota 15 ndetse n'ikipe ya kabiri ariyo APRF amanota 13 yose ubwo rero bakavuga bati operation nibwo twaza wenda ishobora kuba yazatanga umusaruro umwaka utaha rero babyumve neza bataza gutekereza ko ibi ngibi ari ibintu bigiye gukoreshwa muri uyu mwaka utibiteye gutere amasezerano ahari nuko ari Airtel ari Forza Betting ndetse ari Nisco bose bagiye gushora amafaranga angana muri Rayon Sport kandi bose kigamijwe ni ukugura abakinnyi no kubashakira amaprime mu gihe batsinze imikino itandukanye cyane cyane n'imikino ikomeye ubwo ndavuga umukino wa APR ndetse n'umukino wa Kiyovu Sport mu by'ukuri ni deal ikomeye cyane uyu perezida w'ikipe ya Rayon Sport yaba amaze gukora ko Rayon Sport twagiye tubonamo ibibazo bigiye bitandukanye ibibazo by'abakinnyi cyane cyane ibibazo by'amafaranga tubivuge neza babyumve neza ibibazo by'amafaranga byagiye bigaragara mu ikipe ya Rayon Sport bakavuga bati rero ikipe ya Rayon Sport idafite amafaranga egare ko nta ikipe ya Rayon Sport ihari cyane ko nta handi hantu ikura amafaranga nta handi hantu igura byose rero bituruka mu bafana cyangwa se bigaturuka mu baterankunga muri rusange ubwo rero abaterankunga icyo bagiye gukora niki ku ikubitiro abakinnyi bagera kuri batatu bahise bafatwa mu ikipe ya Rayon Sport ako bagomba kuza byanga byakunda umukinnyi wa mbere ugomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport bamwita Simon Monodega uyu mukinnyi ni umukinnyi usanzwe akina mu gihugu cy'Ubuholandi ariko akaba ari umukinnyi uturuka mu gihugu cya Uganda bamwita Simon Monodega uyu Simon Monodega biravugwa ko azajya habwa miliyoni 60 z'idolari nabyumva neza umva buryo ahenze miliyoni 60 z'idolari nahoze ndeba statistique ni ijiga ariko Simon Monodega ijigo rya hatari breaking news abareyo abareyo uri ko mutaza kuri YouTube ngo mbereke noneho irindi jigo uretse Simon Monodega muzi ikindi gikura nko kigiye kuza akano umusore nahoze ndeba ikintu cyitwa umwitozo yakoze nahoze ndeba ikintu cyitwa video Simon Monodega Simon Monodega rero ni umukinnyi rutazamu ikipe y'igihugu ya Uganda akaba afite imyaka 31 y'amavuko ubusanzwe rero akina mu gihugu cy'Ubuholandi cyangwa se Holland kugeza ubu rero amaze gutsinda ibitego 6 mu mikino 16 amaze gukina hariya mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ubuholandi
ugira no niwe mukinyi wa mbere abaterankunga bahise bemera kugura ngo birumvikana miliyoni 30 z'idolari base bavuga bati kubera ko buri muterankunga ugiye kujuza muri Rayon agiye kujya abafite uruhare rungana n'urwundi muterankunga nta muterankunga agomba kuzasumba undi muri equipe ya Rayon Sport ubwo rero bakavuga bati uyu Simon Monodega bagomba bose kugabana amafaranga cyangwa se bagomba kugenda bagabanya igiciro cye bose bakazatanga amafaranga na kuri uyu rutahizamu uje muri equipe ya Rayon Sport abareyo muramwumva ute Simon Monodega ayo yazica abantu amakuru rero nuko agomba gusinya muri equipe ya Rayon Sport igihe kingana n'imyaka 2 n'igice Mukeza Jean Fidel akoze imyaka 2 n'igice yabakoze akantu keza kurabona ko nibura bavuga bati natuzajya kumugurisha tumukuramo akantu bavuga ati natwe rwose tuzajya kumugurisha tumukuramo akantu kubera ko birumvikana imyaka 2 n'igice ni imyaka myinshi navuga ko ari imyaka yazajya kurangira wenda niyo takomeze mu equipe ya Rayon Sport bitewe n'uburyo yitwaye ariko nibura rwose yazavamo afite icyo asige equipe ya Rayon Sport cyane ko ari abakinyi bagiye batandukanye banyuze muri equipe ya Rayon Sport harimo nk'abakinyi nka Baruvumbu bakamara n'abandi ariko gasanga rwose nta kintu basige equipe ya Rayon Sport byose rero bitewe n'amasezerano baba baragiranye cyangwa se na clause ziri muri contrat uburyo ziba zimeze gasanga rero ntabwo ziba ziri favore kuri equipe ya Rayon Sport bikaza kuba bibi rero bikaza kurangira bagiye basa nkaho badasigiye umusaruro ufatika equipe ya Rayon Sport ubwo rero igitekerezo cyiza bagize aje kuba basinyisha umugabo w'imyaka 31 igihe kingana imyaka 2 n'igice Simon Monodega rero ngira ngo muzatangira kumubona umwaka utaha akubera ko ngo aracyafite amasezerano y'igihe gito muri equipe yo mu gihugu cy'Ubuholandi ubundi agahita amunuka hano iwacu mu Rwanda aje gukinira equipe yambara ubururu n'umweru equipe ya Rayon Sport ubwo rero abayereyo kabisa munyarukire kuri YouTube channel yacu amugende mwandika kabisa mutubwira ese Simon Monodega amurumva mumwakiriye gute azatwika bimeze bite ase azafasha equipe ya Rayon Sport nibura kwitwara neza umwaka utaha cyane ko uyu mwaka bisa naho byamaze kwanga nubwo basigaje kwireba uburyo bakwigaranzura bakaba batwara igikombe cy'amahoro n'ubwo nabyo abisa naho bigoye muri rusange ubu ngubu rero Rayon Sport iramutse ihushije gatoya anitwara igikombe cy'amahoro umwaka utaha nago twazayibona isohokera u Rwanda yazagaragara isigaye ku rugo ni ibintu bigoye cyane ariko nanone ni ibintu bishoboka muri rusange akubera ko equipe ikora ko ishangana nkaho rigitangira kandi nta manota equipe iratakaza kuko iherutse kunganya na equipe ya Musanze Football Club ubwo rero mu tundi dukuru turi kugenda ducaracara tugenda tugana ku umusozo birumvikana yitwa Steven uyu nguyu akaba ari umunyarwanda kabisa ubu ngubu uri gukina muri Cypre kugeza ubu ngubu rero icyo twavuga nuko yamaze gutangaza uburyo yishimiye witwa Yannick Mukunzi ubwo yageraga muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi wa mbere avuga ko ari we muntu ngo wamwakiriye neza cyane ati uyu numwe mu bakinyi banyakiriye kandi bampa ikaze ni umukinyi wanyeretse urukundo rwinshi cyane muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi gicanje navuga ko ari we mukinyi nshima kandi nshimagiza akubera ko yamfashije kwisanga muri bagenzi banjye muri rusange ahubwo rero sibyo gusa uyu musore yatangaje akubera ko yanatangaje ko afite inyota yo kuba yagaruka muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi cyane ko ayiherukamo ubwo yarahamagaye ku nshuro ya mbere mu 2018 akongera kuyigarukamo mu 2019 kuva icyo gihe ntabwo arongera kuba yagirirwa icyizere cyo kuba yahamagarwa mu Mavubi ubwo rero yahise akomoza ku mutoza
mushya w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi aravuga ati uyu ni umutoza mwiza amateka yenda yazi mu batoza u Rwanda rubonye beza navuga ko rero ari umutoza uzaduhesha icyo twakwita intsinzi zigiye zitandukanye natwe tukaba twakwigaragaza cyane cyane ku ruhando mpuza amahanga muri rusange abantu bakavuga bati rero kuba yamushimagiza kuba yamuvugaho byinshi bigiye bitandukanye birumvikana yaba nawe akeneye kuba wenda yamurambagiza kugira ngo azabe yaba yamuhitamo cyane ko atarahamagara urutonde rw'ikipe y'Igihugu Amavubi ku nshuro ya mbere rero aramutse amubengutse akamugirira icyizere byaba ari byiza kuko nawe yaza akigaragaza muri equipe nationale muri rusange n'utundi dukuru giye ducara rero mu kanya ndaje tugenda tutunyuranyuramo tugenda tugenda ku musozo akwera ko operation yo dusa naho twamaze kuyisoza tugenda turebera hamwe n'ibitekerezo byanyu birumvikana kugira ngo tugende tubisoma mutazamuvuga ngo twarabirengagije ati nitwa Jean Paul Umugenzi ati ndi Ruyenzi ati kabisa equipe ya Rayon Sport ikomereza aho ngaho ndumva umwaka utaha tuzaba dushwanya gusa Kadenesi ati rwose equipe yacu ni cyo ngicyo dukeneye nakomeze zane abatera nkunga naho ubundi Jean Fidel akomeje gutyo nta wamutera ibuye twakomezanya kandi ibintu bikagenda neza cyane itekerezo byanyu rero ndabona kuri Facebook nabyo byinshi cyane ati nitwa Nizeyimana Fidel ati ndabakunda cyane basore ati kabisa amakuru yanyu bari meze cyane ati kandi abariyo twese atwishimiye ko ikipe yacu niba uri kubona ko hari icyo dufite tukaba twagerageza gushaka uburyo twatera imbere umwaka utaha kugira ngo tuzarebe ko twazitwara neza nibyo rwose bakara ko mwazitwara neza umwaka utaha ntabwo byoroshye rwose nahoze mbona abantu benshi avuga bati Rayon Sport rwose iramutse ibuze uburyo none umwaka utaha inzi kuko equipe ubona ko imaze imyaka 2 nta kintu cyatari asuza mugenzi wacu Clarissa kabisa kuri BNB FM Clarissa karara mama azebona amagroupe ya WhatsApp agenda bamuvuga byinshi bye bitandukanye agati umukwa kabisa ni mwiza kabisa ni mwiza nawe gati umukanga rwose tane cyo yes nsuza Jeanette rero kabisa aramukabagari kabisa nawe umeze neza ndabizi neza cyane ubwo rero nawe nizere ko umeze bon uri munene umeze fresh kabisa akibazo na gito ufite ibintu ari wa neza ubwo rero reka dusoza ikiganiro cyacu twihuse cyane iminota yo twayikoresheje neza nta kintu tutavuze icyo tutavuze wandika muri comment utaha tuzakiganireho ngubu ikipe ya Rayon Sport iri mu bicu imeze neza kandi nta kibazo ifite rero operation nibwo twaza hanyuma rero reka mite mbashimira cyane nshimire abantu bose bakomeze gukora subscribe ariya kabisa asa n'umutuko abantu bose bamaze kuhakora kabisa mbashimire neza cyane nizere ko mukomeza kugenda amumva uko tuba tubereza amakuru ari update kandi ameze neza nitwa Jason hanyuma iyi ngiyi ni Sports Bible Imana ikomeze barire kandi namwe ndabakunda cyane